nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwe bakunzi bacu mudahwema kudukurikira. Uyu ni wa mwanya nanone wo kuganira kuri filime yacu Mwene Data, filime dukunda turi benshi. Ngira ngo hano murabibona neza, ni Nick wari uri kumwe na Sam, aho Nick yasabaga Sam ko baza bari kumwe muri weekend, ndetse umuntu tukurikije n'uburyo yabimubwiragamo ashaka ko baba baryamana, kuko amubwira ko ubu ngubu atakiri sheri we, ubu ngubu yamaze kuba yaba fiyanse bitewe n'iriya mpeta yamaze kuba yakwambikwa. Ese muratekereza Nick arimo gupanga ibiki? Muratekereza ashaka iki kuri Sam ko ubundi ibi ngibi atarasanzwe abyikora? Ubu ngubu muratekereza atangiye kuba yabitekereza bimeze bigenze bite, ko tubona ko na Sam byamutunguye, arimo kugira ngo Nick ari muri joke, ariko ngira ngo ntayibonye n'uburyo arimo kumubwiramo, yasekaga ariko akamubwira ati ndi seriye nubwo uri gutuma nseka. Reka rero nongere mbahe ikaze mwebwe bakunzi bacu, ndagusaba niba ugeze hano ari ubwa mbere ukande subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo upload zacu zijye zikugereraho ku gihe, maze dukomeze kugenda twiganirira kuri filime yacu Mwene Data. Musaba kandi kugira ngo ugende muri comment dusangize igitekerezo cyawe, utubwire uko ibintu uri kubibona ndetse n'uko umuntu utekereza bize kuba byagenda. Ese ko tubona ko Nick ashaka ko azaba ari kumwe na Sam muri weekend, ndetse weekend yose bakazaba barimo kumwe. Mwumvise ukuntu amubwiraga ati nshaka no kureba mu cyumba cyawe ukuntu hameze, ati unarebe umukobwa mugiye gushakana uko ameze. Ese muratekereza ibi bintu bizaba byaherera hehe? Uyu ni wa mwanya rero nanone wo kuba twaganira tukagenda turushaho kugenda tumenya ngo ibintu bibuze kuba byaherera hehe, aho tugenda turushaho kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi, gusesengura twanariza tumenya ngo ibintu bibuze kuba byagenda bite. Icyo usabwa rero ni ukujya muri comment ukadusangiza igitekerezo cyawe, ukatubwira uko ibintu bitekereza ndetse n'ukuntu ubona biruze kuba byagenda, maze tukarushaho kugenda dusobanukirwa. Ariko ukanda subscribe wowe mushyashya hano kuri urubuga. Abasangwa barabizi neza ko uru ari urubuga rw'abakunzi ba filime yacu yitwa Mwene Data, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zikunzwe hano muri sinema nyarwanda. Aha niho tuganirira rero tukarushaho kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Niba rero utari wakanda subscribe uri muri ahumba byinshi, kuko ahangaha tuhungukira ubumenyi bwinshi, ibyo tutasobanukiwe muri episode iba yabanje tubisobanukirirwa ahangaha muri iki kiganiro kinyura kuri urubuga rw'abakunzi b'iyi filime yacu yitwa Mwene Data. Rero ndagusaba kugira ngo uze hano twiganirire, ariko udusangize igitekerezo cyawe, maze turushaho kugenda dusobanukirwa tunaryoherwa akantu ku kandi. Ku rundi ruhande filime yacu murabona ko ibintu bitangiye kuba byaba nabi, aho twari twiteze ko ubu ngubu Nyambo agiye kuba yamenya ko avukana na Sam, kuko turabizi neza ko bavukana, ndetse na DNA test zari zafashwe zigaragaza ko bavukana 99.9%, ariko Nick bitewe n'ubugome bwe yahise abihindura, abwira uriya munase ngo ni Sosoka agomba kuba yaha Nyambo DNA sample zigaragaza ko ntacyo apfana na Sam. Ese ibintu muratekereza bizabasha kuba byaherera hehe, ko tubona ko noneho Nyambo agiye kuba yava ku izima? Ibi bintu bizaba byagenda bite bigeze naho ubu ngubu amaze kuba yahondagurwa bitewe na Nick? Ibi byose ni Nick uri kuba yabigiramo uruhare. Mwabibonye neza ukuntu Nick yagiriye inama Immaculée ngo abe yashaka abasore bo kuba bahondagura Nyambo, kandi murabibona ko babikoze, bamuhondaguye bakamuvunagura. Ese ibintu bizabasha kuba byaherera he? Reka mbashimire mwebwe mwakomeje kubona natwe muri kiganiro, babwira ngo ndabakunda cyane, nduri mu episode ikurikirana.